tubahe ikaze. Iki ni igice cya 10 cy'inkuru yitwa Urwandiko. Iki kandi ni n'igice cya nyuma cy'iyi nkuru. Noneho rero dukwiye kwitega amatwi kugira ngo twumve uko yarangiye. Nyuma y'amezi 2 Kamariza aganira na Niyonzima, umunsi ku wundi buri umwe yarasigaye agira ibyishimo ari uko azi amakuru ya mugenzi we, kandi nta wundi buryo bari gukoresha batavuganye. Bari basigaye bamara umwanya munini baganira. Kamariza kirira akomeje kakazi ke, asigaye agakora neza kurushaho, kandi n'abakiriya bari baragiye biyongera. Nuko umunsi umwe Yohana mukuru wahoze ari umukunzi we amuteguza ko agiye kugaruka kumusura. Kamariza yamubwiye ko ahawe ikaze kandi kazashimishwa no kongera gusurwa nawe. Nuko uwo munsi ugeze, Yohana ajya gusura uwo mwana. Kubera ko Kamariza asaga n'uwakiriye ubwo buzima, ahubwo akihatira kwiyitaho no kwita ku mwana we yaratwite, byibyo yaramufashije kumera neza ku mubiri, asigaye abyibushye kandi no mu mutwe rwose yarasigaye atekanye. Na Yohana rero yarushijeho kwishima ubwo yamubonaga ameze neza ugereranyije n'uko yari yaramusize. Icyo gihe noneho yari yamuzaniye impano y'imyenda ye na bimwe mu byangombwa by'uwo mwana wari utegerejwe mu gihe kiri imbere. Kamariza abuze uko amushimira, ahubwo araturika ararira. Ndamubajije uko bigenze, Kamariza amusubiza ko yarize ko atazigera yongera kugira inshuti nk'iyo yahoze afite. Ati numvaga ibyishimo nagize ari ibyo, mu minsi isigaye izaba ari y'agahinda gusa. None watumye ibyo bihinduka, unyereka ko ejo burya haba hatandukanye n'uyu munsi, ndushaho kugira ibyishimo. Ariko se ntabwo bizashira? Nibishira se bizagenda biti? Yohana amubwiye ko muri ubu buzima bigoye ko umuntu yahora yishimye, kuko ibyishimo bitagiranwa nabo, ko ahubwo bituruka ku Mana, ko ariko ibyo ashobora gukora byose yabikora kugira ngo uwo mwana abeho yishimye. Nuko aranamubwira ati bimwe mu byanzanye aha harimo n'uru rwandiko. Kamariza ati urwo rwandiko se ruturutse he? Undi ati rufungure urahabona. Nuko Kamariza ararufungura. Muri urwo rwandiko harimo amatariki rwandikiyeho, hakaba hari haciyeho amezi arenga 9 rwanditswe. Hariho amagambo agira ati abirengagiza ko muri ubu buzima turi abagenzi nibo bagenda batunguye, naho twabazi ko ejo cyangwa ejo bundi dushobora kugenda, duhora twiteguye tukagerageza gusiga ibyacu ku murongo. Maze imyaka myinshi nitegura, ariko ntabwo ndagenda kuko igihe wenda kitaragera. Njye nyuze amaso mu myiteguro yabanjirije iyi, nkumva ndisetse kuko wabibona yekeka ko ntuzuye, ariko wenda nibyo. None se ubundi hari umuntu muzima ukora ibi? Ariko genda bikora. Wenda ni uburwayi, ariko ni umurwayi wanyu. Ubwo rero muzihangana. Impamvu itumye nandika uru rwandiko yarakomeye. Uru rwandiko by'umwihariko ndugeneye mukuru wanjye Yohana. Uri mukuru wanjye mu buryo bw'amaraso, ariko uri n'inshuti yanjye y'umwihariko. Ngira ngo ibyo ngubisha ni birimo amafuti bananga ko wabona ko karumuna kawe ari agacucu, ariko ibindi rwose gerageza kubikubwira. Rero nk'uko uzabibona cyangwa amaze kubibona mu mabarwa yanjye yabanjirije iyi, hari umukobwa nkunda cyane. Uwo mukobwa twahuriye aha ubwo nari nagiye mu kazi nk'ibisanzwe. Aracyari muto, ariko mubonamo umugore mwiza w'ejo hazaza. Nifuza ko ari we nazagira umugore, ariko birashoboka ko ibyo nibwira bitazigera biba. Sinzi impamvu mpora numva ko ejo cyangwa ejo bundi naba ntakiri muzima, ariko bimbaho kenshi. Si uko hari uburwayi runaka mbana nabwo ngo wenda mperekereza ko buzampitana, ariko numva nta gihe kirekire cyo kubaho nsigaranye. Ibi byumva rero ntawe njya mbibwira, kuko mba ntekereza ko byatuma bankunda bahangayika. Wenda n'ubwoba gusa, kimwe n'uko wenda ari mbuzi ibishaka ko mpora niteguye kugenda nk'abasiga. Narondogoye nibagirwa kukubwira iby'uwo mukobwa nakubwiye ko nahuriye nawe hano. Uwo mwana yitwa Kamariza.
nkunda kukubwira ko mukunda ariko sinigeze nkubwira ibi. Jyewe nindamuka mfuye ibyo mpora ntekereza bikaba, ukabona uru rwandiko, uzagerageza gukora ibi. Icya mbere, uzakora uko ushoboye mubonane, umumbwirire ko ari we mukobwa rukumbi nakunze nkumva ndanyuzwe, ko ntigeze na rimwe ntekereza ko hari uwamusimbura. Nanyuzwe n'uburanga bwe ndetse n'umutima we udasanzwe. Namubonyemo intangarugero ku bandi bari, ku buryo yakugirwaho na bagenzi be uko bakunda by'ukuri. Nanjye yanyigishije gukunda bikwiye, uwo ukunze akanyurwa n'urwo rukundo. Sinzi niba yaranyuzwe n'uko namukundaga, ariko urwo namukunze nirwo rwose nari mfite, ntaho nigeze mukinga. Ikindi uzakora ni iki? Muvandimwe, nubwo ntazi amahitamo yawe cyangwa ngo menye niba ibyo ntekereza bizaba ntaramugira umugore, ariko ndamutse mpfuye ntaramurongora, wenda nawe ukaba utarashaka, rwose ntuzigere wemera ko uriya mukobwa agucika, kuko ni umukobwa udasanzwe. Uzagerageza umwinginge, mubwire ko nubwo ari igihe yakundaga, ko ariko ubuzima butatumye igihe nawe tubana, ko ariko ari byo nifuzaga. Mubwire ko byaba byiza yemeye ko byibura arongorwa n'umuvandimwe wanjye, niba koko arankundaga by'ukuri. Nabyanga uzihangane, kuko ubwo nyine azaba ari amahitamo ye, ariko nabyemera uzagerageza umukunde by'ukuri, ku buryo azibagirwa ko nigeze no kubaho. Hanyuma ngira ngo uziko nari maze imyaka nubwo atari myinshi, ariko hariyo maze nkora aka kazi. Amafaranga nagiye ngakuramo, amwe nayaguze utuntu dutandukanye, andi nashyize kuri konti. Nakugize umwishingizi wanjye, kandi naguhaye uburenganzira ko mu gihe nzaba ntakiriho wazayakoresha. Uzamfashiriza umuryango rero, ubabe hafi ko bishoboka kose, kuko ni wowe basigaranye. Muvandimwe wanjye, yifurije amahirwe masa. Kamariza yarangije gusoma iyo barwa, amarira yenda kumushiramo. Urwo rwandiko ruri rwatohejwe n'amarira ye. Yohana nawe yagerageje kumuhoza, maze Kamariza aramubwira ati kuki atigeze abimbwira. Nuko Yohana amusubiza ko atanze kubimubwira kuko yashakaga kubimuhisha, ko ahubwo nk'uko bivuze muri iyo barwa atifuzaga ko abamukunda bahangayika. Ati nanjye nabimenye ubwo ndi kureba ibyo yasize, nibwo naguye kuri iyi barwa, nyisomye isangamo ibi. None rero Kamari, uretse n'ibyo umuvandimwe wanjye yavuze, nanjye ubwanjye kuva ku munsi wa mbere duhura nese ngukunda, kandi nunyemerera turahita dutangira gutegura ubukwe, jye nawe twibanire, tuzabone uko twita kuri uwo mwana wacu. Kamariza nawe yari amaze iminsi hari ukuntu yiyumvamo uwo musore. Noneho iyo baruwa yaje isa n'ibishyiraho akadomo kabyemeza. Uwo munsi batandukanye biyemeje ko batangiye urugendo rw'urukundo, bakaba bagiye gutangira gutegura ubukwe bwabo. Nyuma y'igihe gito, Yohana yasabye Kamariza guteguza ababyeyi be ko bagiye kuza gufata irembo. Ababyeyi be nabo ntibabitekerezaga, bumvaga uwo mwana byararangiye. Nyamara nyuma y'iminsi ibyo bibaye, babonye ko burya ntitwakagombye kuvuma iritararenga, kuko haba hari icyizere ko ryakongera gususurutsa abasuherewe, maze babazanira ishimwe ry'uko bareze neza. Ubwo n'impapuro zitumira zahise zisohoka, batangira kuziha abantu. Kamariza hari abakiriya bake yatumiye muri ibyo birori, na Fabrice yari ari muri abo. Ubwo uwo musore yari amaze gucishamo amaso muri ubwo butumire, yamubwiye ko uruhande rumwe bimushimishije, urundi bikaba bimubabaje, ngo kuko yari amategura uko azamubwira ko yamukunze. Ati none barakuntwaye. Kamariza amubwiye ko nubwo we bamujyanye hari abandi basigaye kandi beza, ndetse amusaba ko azamuhuza n'umwe muri bo. Fabrice rero yamubwiye ko azishimira guhabwa iyo pasi. Ababyeyi banyakwigendera nabo babanje kutabyumva, kuko batekerezaga ko uwo mukobwa atari umwaku, ariko bageraho barabyumva ndetse barabashyigikira. Ibirori by'abo bana byari bibereye ijisho kandi byagenze neza rwose. Ubwo barimo biyakira abaje muri ibyo birori, bamwe bagenda basuhuzanya n'abageni, Fabrice nawe yagiye kumuramutsa by'umwihariko
agiye kuramutsa uwo mukobwa bari bamutanze, maze Kamariza ahita amuhuza n'Uruzine nk'umukobwa w'inshuti ye, kandi mu minsi mike yaramaranye n'uwo mukiriya we yari yaramweretse ko uwo musore nawe ashobora kuba afatika. Abo nabo yabafashije gutangira urugendo rwabo, nabo n'indi nkuru yo kuvugwaho. Nyuma y'amezi make ubwo bukwe bubaye, uwo muryango wibarutse umuhungu mwiza, maze bamwita Niyonzima nk'izina rya se, kugira ngo iryo zina ritangire risigasirwe. Kamariza na Yohana nubwo ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko rwose barakundana cyane, barafashanya, bagahumurizanya, kandi buri wese akita ku nshingano ze uko bikwiye. Ni umuryango mwiza nubwo bahujwe n'urwandiko rwasizwe n'uwo bakundaga wapfuye. Ni naho iyi nkuru yacu irangiriye. Mwarakoze kubana natwe kuva ku ntangiriro yayo kugeza aha tuyisoreje. Nawe utarayitangiye, playlist yayo iri ku mpera y'iyi video. Yumve yose, kandi ntugende udakoze subscribe niba utarabikora. Iyi nkuru yanditswe kandi barwa nanjye Dushimimana Samuel cyangwa Sam Story. Ngaho mugire ibihe byiza naho mu zindi nkuru.